ndabizi ko nkeneye, ndabizi ko mukeneye, murakeneranye rero, turakeneranye. Ntareke gucitika ngo ntabwo tuzongera guhura, nitudahura nzahura n'umwana we. nongere mbigusabira imbabazi nashitabyumva. Nimba naho nakubangamiye umbabarire, ariko ugende ukore ibyawe natwe dukora ibyacu, nta tuzongera guhurira nawe ngo tukubabaze. Ko tuzahura, nta kibazo ko tuzahura. N'Imana nimba wowe nakongera guhura nawe Tuzahura w'igiteka, tuzahura. Ahubwo nawe umwaka wose itonde baze kuba twita ibaze kuba n'umuntu umwaka wose akwanga, agufiteho ikibazo ntabikubwire, ukamwe buri kwezi ugashira igihe hasubirana kumva umuntu akwanga kugeza aho ngaho, nabyuka n'ikibonye kugaruka none ejo uzapfa nanjye nk'imesiteri n'urugero runaka ukongera ukapikamo ukaza kunsebya kuri ejo nanjye niberewe nabwo, kandi nimba wumva nyine kunsebya biri kugutunga ugenda ubikora ibyanyu. ubwo ngira icyo mvuga se ese Mitsutsu urumva mu buryo bw'amahoro bidasobanutse? Birasobanutse, nanjye reka ngira icyo mvuga. Dedi biriya bintu byose byaturutse uburyo wenda kuko nk'uko bivuze nta jambo nari nasabiwe. Ntabyo wari wasabye, ahubwo ntaryo nari nasabiwe. uretse ntuze kunca mu ijambo. Umva se Dedi, umva se, kugira ngo twumvikane biraza gusaba ko urumva ikiganiro gikurikiranwe n'abantu benshi, birasaba kugira disipurine nawe. Abantu ubwabo cyangwa se abafana nibo bavugaga ngo na Mitsutsu. None se abantu twari twicaranye, kirahari rero na Soti. Ntabyo kumurika maze usoze kuvuga. Reka dufate Karisoti ntaribi, nta kibazo. None se ko biri buze gusaba ko uza kugabanya amajwi kugira ngo nanjye mbone uko mvuga, mbone uko nsobanura. Ndi indyarya, ntacyo nakumariye, mbese ntacyo nicyo mu buzima bwawe. Please, nagusabye imbabazi, niba utaranambabariye ukomeze ukora ibiganiro, urukumva ubaho ubuzima bwawe nanjye mba ku bwanjye. N'ubundi mbayeho ku bwanjye, rega ntabwo mbayeho ku bwanyu. Hello guys, ngira ngo ibi si ubwa mbere byumvishe cyangwa se ubwa mbere ubibonye birimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Wajyaga wibaza ngo se koko Mitsutsu na Kiramani ibintu biri kubaho ni ibyanyabyo cyangwa se ibyanyabyo? Ese koko ibintu barimo baratangaza ku mbuga zabo, ahantu henshi cyane barimo barakora za interview, ibiganiro bari kubakoresha bavuga yuko baba barashwanye cyangwa bataba bari kumvikana, ese koko ni ibyanyabyo? Muri iyi video rero umuntu uri buyikurikirana akayirangiza arabasha kuba yamenya byinshi cyane birambuye kuri Kiramani na Mitsutsu na beef bafitanye n'ibiri kuba, niba ari ibyanyabyo cyangwa atari ibyanyabyo. Reka dutangire. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza, amazina yanjye nitwa Niyori, nkaba ndi umunyamakuru nkorera kuri channel yo Iwacu TV Show. Reka dutangire. Ngira ngo abantu benshi cyane rero mumaze iminsi mubona ibiganiro y'ubita Kiramani na Mitsutsu bamaze igihe bagenda bakora ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kiramani yari gutangaza avuga ati Mitsutsu yarasuzuguye, Mitsutsu yaransebeje ahantu henshi cyane ngo ndi umugome, Mitsutsu yagiye amvuga ahantu henshi avuga ko natari umuntu mwiza. Mitsutsu nawe agahindukira akavuga ati Kiramani uri umugome, wanyiciye projet, wari byinshi cyane wanyiciye. Ese aba bantu bari gupfa iki? Ni iki kiri kuba hagati y'aba bantu? Nanjye ndahangaha kugira ngo mbashe kuba nagusobanura byinshi cyane birambuye kuri aba bavandimwe bacu, muzi ko ari nabo bantu bafite urwego runini cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri sinema. Ngira ngo Kiramani niwe mukinnyi wa filimi uri kuzamuka muri ino minsi kandi ari gukora ibintu byiza cyane abanyarwanda bakabikunda. Kiramani rero ubundi mbere na mbere niwe yazamuye Mitsutsu. Kiramani yagiye gukina kwa Mitsutsu, ajya gukina kwa Mitsutsu, gusa Mitsutsu nawe afite channel yibakoreraho yitwa Mitsutsu Comedy, nyamurayizi. Mitsutsu rero da ikintu kiri gutuma ashwana na Kiramani, Mitsutsu ubundi byahereye mu bukwe bwa Nana. Mu bukwe bwa Nana niho ibintu byatangiriye birahabera, aho Mitsutsu yajyaga kwaka ijambo Kiramani akamucerekesha. Byahise bizamura akarungu kuko murabizi neza Mitsutsu na Nana bigeze gukundana, urukundo rurahitinga, ari nabwo bafungaga channel ya Mitsutsu Vlog inyuraho amavlog menshi cyane, ayo hatangiriyeho abantu benshi cyane mwabonaga urukundo rwa Mitsutsu na Nana.
ubwo rero ngo byaje gukuba imvururu Mitsutsu na Nana barashwana ngo biturutse muri time kwa Kiramani murabizi Nana akina kwa Kiramani na Mitsutsu nawe yakinagayo. Byabaye imvururu rero Mitsutsu na Nana barashwana baje gushwana. Ubwo Mitsutsu biza kurangira avuze yuko yari prank we na Nana bakoraga gusa, ariko ngo Mitsutsu Kiramani prank ye akaba yishe, akaba ngamumeneye umuceri, akaba yanze yuko bakomeza ngo gukorana prank. Ibyo biza kurangira. Ubwo rero Mitsutsu ikintu cyaje kumusembura mu bukwe bwa Nana aho yashakaga niho byabereye imvururu, aho Mitsutsu bamwimaga ijambo. Mitsutsu aza kurakara ahebwe ajya kuri kamera atuka Kiramani amubwira ngo niwe yamuhinduye, ngo niwe yamugize mubi, ngo ibintu byinshi cyane yagiye amukorera ngo agenda amwihanganira, ukuva ubu ngo nagazongera kumwihanganira. Mitsutsu na Kiramani urwango rutanye uko nguko. Mitsutsu agera aho yanga kujya gukina kwa Kiramani. Kiramani nawe aramwihorera agira ngo ni ibintu byarangiye. Si byaje kurangira rero, byaje gukomeza, ibintu bigomeza kuba imvururu. Mitsutsu ubwo yajyaga kuri kamera akavuga ati Kiramani ni umugome, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kiramani rero wewe ni umuntu witonda, ni umuntu udakunda gukomeza ibintu. Kiramani yariturije gusa Mitsutsu we ntiyaje kunyurwa. Mitsutsu ni cyaje kugaragara cyo mu bukwe bwa Miki na Aga. Mitsutsu ntabwo yigeze abutaha, yayibereye mu rugo ngo yarananiwe, niko yatangaje abwira abanyamakuru. Ariko ibyo ngibyo nta kibazo byari bitaye, ahubwo ikintu cyaje gukomera Mitsutsu yarongeye ajya kwa Chita ku kinyamakuru cya Chita Magic, ajya haratangaza avuga ukuntu ngo Kiramani ari umugome, ukuntu yamuhemukiye mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngira ngo abantu mwabyumvishe. Kiramani nawe byamwanze mu nda, agira umujinya cyane, ajya kwa Chita nawe avuga ukuntu Mitsutsu yamunaniye. Mitsutsu akigira umuntu ngo urenze. Kiramani babahana agasopa amubwira yuko anamubwira ati ngewe Mitsutsu rongeye niba narakubangamiye ukabumva ko yaranagukoshereje unyihanganire. Mitsutsu nanyurwa avuga ko Kiramani aramubwira ati kujya gukorana nawe tubihagarike. Igiraga abantu benshi cyane mwibazaga ngo iyi ni puraka, ngo Mitsutsu ngo na Kiramani ntabwo ari puraka mwabantu mwe, ni urwango rwavutsemo hagati biteye ku bukwe bwa Nana, nibyo byateje amahane. Rero Mitsutsu ni umuntu utajya wihangana, ni umuntu ugendera hejuru. Baje kwita baba bashwanye na Kiramani, ubu ntabwo ibintu bimeze neza, kereka yenda nibaza kwiyunga ntawamenya aho bahuriye, yenda bashobora kongera bakiyunga. Ariko ubu ngubu Mitsutsu rwose na Kiramani ibintu ntabwo bimeze neza, ni murye. Ubwo rero Kiramani yaje kutagira umujinya, aravuga ati n'ubundi abantu mwese mufite amacano, abantu dukorana bafite amacano ngo yabo ngo nabo kumwishira projet. Abantu benshi cyane bagiye batandukanye yavuze ko muri projet ze yagiye kubakuramo, agiye kwangaje abandi bashyashya bakaba aribo bakorana, kubera yuko abona ko abantu bakorana bafite amacano yabo bari kumwica projet, bari kuza mu bintu byo bakabyica, agendeye kuri Mitsutsu ko Mitsutsu ngo umwe mu bantu bamwicaga gahunda kandi bakanamwicira ibintu bye kandi ari kwibereye mu byabo. Ubwo rero muri ino video nizeye ko baje kubasobanukirwa byinshi cyane kuri Mitsutsu na Kiramani, urwango rwaho rwaturutse ngira ngo warwumvishe, ntabwo babanye neza, biracyari murye. Niba wanyuzwe rero n'iyi video ukaba wabasha gusobanukirwa byinshi cyane, kandi subscribe kandi kundogera ujye ubasha gukurikirana ibintu byinshi cyane bya Channel ari Iwacu TV Show. Ndabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, natwe turabakunda.